perezida wa Uganda ndetse agaragaza ko intambara igiye kuba hagati ya Uganda n'igihugu cya Kenya. Ibihugu byose bya Afurika byikangamo, by'umwihariko igihugu cya Kenya kirikanga ndetse kigira n'icyo gisubiza muri kano kanya. Aribyo ngira ngo turebe. Museveni agaragaje ko ikintu kigomba kuba hagati ya Uganda na Kenya ari intambara kandi nta gishobora kuyikumira. Mu magambo Museveni yavuze ubwo yari ari mu kiganiro ari kubwira isi yose, kwa kundi ubwira isi yose atari ukuvuga ngo uri kwivugana cyangwa uri kubwira umuntu umwe. Museveni yatangaje ko igihugu cya Uganda ni igihugu kidakora ku nyanja. Museveni yavuze ko igihugu cya Uganda gifite uburenganzira ku nyanja y'Ubuhinde kandi iyo nyanja y'Ubuhinde kigomba kuyikoraho kinyuze muri Kenya. Ndetse Museveni yakomeje mu magambo yavuga ngo ibi nibidakemuka ku neza ngo igihugu cyacu cya Uganda uburenganzira dufite bwo gukoresha inyanja y'Abahinde, mbega ngo tuyikoreho kandi tunyuze muri Kenya inyanja y'Ubuhinde, icyo gihe ngo nibidakemuka ku neza biraza gukemuka mu buryo bw'intambara kandi nta kigomba gukumira iyo ntambara. Hadashize amasaha menshi Museveni avuze iryo jambo, umuhungu we bizwi ko ari uyobora igisirikare n'ubundi ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, Muhoozi Kainerugaba, yayisaza amera nk'umennye esanse mu muriro. Ahita avuga ngo njye nk'umuyobozi w'igisirikare cya Uganda, Kainerugaba muramuzi nyine ibintu ajya postinga ku mbuga bishotorana, ati njye nk'umuyobozi w'igisirikare cya Uganda negereje itegeko rya Muzehe, ubwo yavugaga Museveni, ngo ubundi mwereke ukuntu iriya nyanja y'Ubuhinde nyifata nkayambura Kenya mu masaha 8 gusa, Kenya nkabamaze kuyikubita nkayambura iriya nyanja y'Ubuhinde, twebwe nk'abanyayuganda tugatangira kuyikora. Muri kumva icyo kintu, ibi ni ibintu biteye ubwoba kuko muri East Africa abantu bose bahise bagira ubwoba, abenshi batangira kuvuga ati iyi ntambara Museveni ari kuvuga igiye kuba hagati ya Kenya ya Kenya na Uganda, avuga ko ari intambara idashobora gukumirwa mu gihe Uganda itaba yemerewe gukora ku nyanja y'Ubuhinde. Museveni bigakurikirwa n'uko umuhungu we yunze muri avuga ati Kenya nayikubita nkayifata mu masaha 8. Abantu benshi bakomeje kuvuga ati mwibuke ko Kainerugaba ameze nk'uri gutegurwa kugira ngo abe ariwe uzasimbura Museveni. Museveni yavuze ko hari ukuntu ngo abakase imipaka ndetse n'ahahise hagiye hasa nk'aho harenganya bimwe mu bihugu bidakora ku nyanja, ndetse abashyigikiye Museveni akivuga ayo magambo byagaragaye nk'aho atari ubusazi, ahubwo Museveni ibyo avuze ari ibintu afite uburenganzira kandi aribwo butabera.